Ibi bya mbere twibuka tutizibagirwa nibi twari turimo dutangira uyu murimo. Nukuri twatangiye umurimo muri 1995 ubwo twizihiza imyaka 30, yagambye kuba 31, ariko urugendo rwo kwizihiza iyi sabukuru twatangiye umwaka ushize. Rwari urugendo rero. Ubwo icyo gihe dutangira korali muri 1995, nukuri igihugu cyari kivuye mu icuraburindi. Hari hakiri ibikomere byinshi, twatuvuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe Abatutsi. Igihugu nukuri cyari igihugu kidafite ibyiringiro. Abantu bari bababaye cyane, abantu nta byiringiro bari bafite. Ubwo cyane cyane ndavuga abakristo, sengero bari barazicitsemo kubera ibyabereye mu nsengero. Ntabwo bari bagifite icyizere n'Imana. Benshi bari barayimuye bumva Imana nta kivuze cyane. Twatangiriye ahantu rero muri situation imeze ityo, ku buryo no kwegera umuntu kumubwira ijambo ry'Imana wagendaga wikandagira. Ariko Imana yaduhaye igitekerezo cyiza yuko twashyiraho umutwe wa korali, none tukajya turirimba. Abantu bakunda indirimbo zifasha abantu zomora imitima. Icyo gihe rero twahisemo kuririmba kugira ngo ibe inzira yo kugera ku bantu, bityo bantu batari bagisenga, bantu batari bagitinyuka kujya mu nsengero, bantu bari batagifite ibyiringiro, bongere bagire ibyiringiro. Twatangiriye aho ngaho rero. Icyo gihe rero ntabwo tuzakibagirwa, kuko hari naho twageraga tukaririmba abantu bagahamuka, hari naho twageraga ndetse twajya no kuririmba na polisi. Icyo gihe polisi yari idahari, ariko hari ikintu cyitwaga gendarmerie, bakadufata ubundi bakadufunga kubera ihahamuka ryari gihari. Kubera ko twaririmbaga abantu bagahamuka, bakiruka, bamwe bakavuga bati izi ni interahamwe, abandi bati interahamwe ziragarutse, abandi bati ibi bintu. No kuvuga icyo gihe ntabwo tuzakibagirwa. None hari na insécurité, hari umutekano muke mu bice bimwe by'u Rwanda. Ubundi twaba twagiye mu bantu mukajyana na escort y'abasirikare, ubundi mukararayo kubera ko umutekano. Bavuga bati ntabwo iki gihe ntabwo mwemerewe kugenda nijoro kubera umutekano muke. Icyo gihe rero mwe ntabwo mukize, nta nubwo mushobora kucyumva kubera imyaka yanyu, ariko twebwe twakibayemo. Ikindi gihe rero tutakwibagirwa n'ibyago twagize impanuka ebyiri. Impanuka ya mbere twayikoze muri 1999, twavaga mu ntara y'Iburasirazuba tuvuye nanone mu murimo w'Imana, ariko isabato nimugoroba imodoka twari turimo igongana n'indi modoka yari irimo abafana bari bavuye inahangaha bataha basubira iwabo mu ntara y'Iburasirazuba. Icyo gihe hari habaye twari muri shampiyona ya Sekafa. Icyo gihe ngira ngo nibwo yari nagitangira. U Rwanda icyo gihe rwari rufite amakipe abiri, hari ikipe yari yatsinze, maze hari ibyishimo byinshi. Abantu rero bari bavuye inahangaha bari mu byishimo, kwa kundi abafana bagenda, bari bananyoye bamwe ubona bitameze neza. Tugongana n'iyo modoka yabo rero, abantu benshi barakomereka muri twe, no muri iriya modoka hapfuye abantu benshi. Icyo gihe cyabaye ikindi gihe cy'imiborogo. Twamaze igihe kinini mu by'ukuri turimo kwita ku bantu bacu bari bakomeretse. Urumva ko natwe bisa naho byadushubije inyuma, abantu kwibaza kuki ibi bintu biba byabaye, ariko Imana ibitunyuzamo. Abantu bari barakomeretse barakira, barongera basubira mu murimo, turongera turishima. Indi mpanuka nanone yaje kuba muri 2011, iyo yaramamaye cyane kubera ko yabereye mu gihugu cya Tanzania. Nanone korali yagiye mu ivugabutumwa, tubaye tugaruka nanone tugonga igikamyo cyari kiraho ngaho kubera ko hari mu ishyamba. Ngira ngo n'umushoferi ashobora kuba yarananiwe, yari amaze amasaha 12 kuri Vora. Kuva Dar es Salaam twashaka kugira ngo turare ahantu hitwa Gahama,
kandi ni ahantu hari nk'ibirometero 1200. Urumva rwa urugendo rurerure, ariko haburaga nk'ibirometero 200 kugira ngo tugere Kahama. Nanone dukora indi mpanuka. Iyo mpanuka yabaye impanuka ikomeye cyane ku buryo hapfuye abantu 3 muri korali, abandi barakomereka. Icyo gihe twitabaje leta, tunashimira cyane leta yacu yashatse gutabara ngo iryo joro, hari nijoro, ngo iryo joro yohereza za kajugujugu za gisirikare zijye gutabara, ariko leta ya Tanzania ntiyabyemerera, avuga ituye ntabwo twabemerera kuzana helicopter za gisirikare ijoro. Yemeye ko batabara bukeye bwaho. Turashimira leta rero, cyane cyane perezida wacu dukunda His Excellency Paul Kagame ko yatanze itegeko ko dutabarwa. Turagenda izo helicopter ziragenda na za ambulance zo ku butaka zo zaraye zigenda, bwagiye gucya zagezeyo. Icyo gihe rero murumva ko hari ikindi gihe cy'icuraburindi twagiyemo, gutakaza abantu b'imena 3 b'imena cyane, bari ku isonga, nibo bari abayobozi bakorera icyo gihe. Harimo wari vice president, harimo undi wari ushinzwe production, hari n'undi noneho yari umutanzania. Imana yari yaramuduhaye, nawe yaraje nka Sozi nkuko yaje kudufasha, yaduteraga inkunga cyane. Ubwo rero icyo gihe twagize ibyago bikomeye cyane. Ibyo bihe rero ntabwo tuzabyibagirwa, ibyo bihe nkuko ari 3 ntabwo tuzabyibagirwa, ariko icyo dushima nuko muri byose Imana yabanye natwe ikabiducishamo, ndetse nyuma y'ibyo byago twagize Imana yaduteye imbaraga, iduha igikundiro, iduha n'ubundi bushobozi tutari dufite, ku buryo uyu munsi tuvuga ngo korali y'icyo gihe ntabwo ariyo korali y'uyu munsi, urebye intambwe tumaze gutera.